Ubu ngubu tuvugana duherereye hano mu karere ka Karongi, niho hamaze kubera impanuka yahuje imodoka ebyiri za kwasiteri maze hakomerekeramo abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Uraza rero kugenda usobanukirwa byinshi ku cyaba cyateye iyi mpanuka. Ese abakomerekeye muri iyi mpanuka baba ari bande? Ese ni bande baba bayiburiyemo ubuzima? Ese polisi y'u Rwanda yo yaba imaze gutangaza iki aka kanya ubwo iyi mpanuka yari ikimara kuba? Dukurikire kugira ngo nyine uze kuza gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'iyi mpanuka. Reka rero twihuse, hano duherereye ni mu karere ka Karongi, mu murenge wa Rubengera, ahazwi nka Rutare Rwandaba. Murahazi rero abantu bakunda kugenderera mu karere ka Karongi. Hari mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 5 Kamena hagana saa 3 za mu gitondo nibwo rero iyi mpanuka ibereye muri uyu murenge. Ni impanuka rero yahuje imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa kwasiteri, imwe yari iri kuzamuka umuhanda, indi mpanuka maze zigongana mu buryo bukomeye cyane. Amakuru atangazwa n'abaturage bari bari hano impanuka yabereye, ndetse bavuze ko impanuka yatewe n'uko imwe muri zo imodoka zashoboraga kuba zitarimo gukora neza ku buryo bw'umutekano, cyangwa se kimwe mu binyabiziga byaba byaranyereye, bitewe n'uburyo aho hantu hazwi nk'ahantu hamanuka cyane kandi hagendwa n'imizigo cyangwa imodoka nini cyane. Nyuma y'iyo mpanuka inzego zitandukanye zirimo iz'ubuyobozi bw'akarere, abashinzwe umutekano ndetse n'abaganga bahise bihutira gutabara no kugeza inkomere kwa muganga. Abantu 10 ku ikubitiro bahise bakomereka ku buryo bukomeye cyane, maze bahita bajyanwa kwa muganga igitaraganya. Nubwo hatigeze hatangazwa ko hari abitabye Imana, biracyari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Abayobozi mu nzego z'ibanze barasaba abatwara ibinyabiziga gukomeza kuba maso cyane cyane muri ako gace kandi bakazwiho kugira umuhanda utoroshye, kandi bagakurikiza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka nk'izi zishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. N'impanuka rero na n'ubu ngubu amafoto abantu benshi cyane barimo baragenda bayahererekanya ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'iyi mpanuka ibereye hano mu karere ka Karongi. Namwe murimo murabibona imbere yanyu, ndavuga waba ufite telefone, waba urimo urarebera iyi nkuru kuri computer yawe, murabona ko imodoka ebyiri za kwasiteri zagonganye ku buryo bukomeye cyane. Murabona abantu benshi cyane barahari, ahubwo ubu nyine harimo haribazwa ese nta muntu wigeze uburira ubuzima muri iyi mpanuka. Ubwo rero twahitamo turakora inkuru, ubwo twabazaga abaturage, ubwo twabazaga n'inzego zigiye zitandukanye, zatubwiye nyine ko andi makuru tuza kuza kuyamenyeshwa. Rero nituza kuza kumenya andi makuru ku birebana n'iyi mpanuka ibereye hano mu karere ka Karongi, turaza kuza kubigarukaho mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Gusa icyo nabisabira abantu mutwara ibinyabiziga, si rimwe si kabiri polisi y'u Rwanda ihora igira inama abantu batwara ibinyabiziga ko mugomba kwigengeserera mu gihe muri mu muhanda, mwirinda kongeza umuvuduko mu gihe gitwaye ikinyabiziga cyawe, kwirinda kujya mu muhanda utabanje kureba ikinyabiziga cyawe. Yimba nyine waragikoreye controle technique, banza ugende urebe ko ikinyabiziga cyawe cyujuje ibisabwa kugira ngo nyine wemererwe kujya mu muhanda. Ibyo rero polisi y'u Rwanda ihora ibikangurira abantu, cyane cyane nyine bano bantu batwara imodoka ndetse n'abandi bose batwara ibinyabiziga bijya mu muhanda. Gusa nyine akenshi na kenshi hari igihe nyine abashoferi nabo babirengaho, nyine ari byo tubona nk'ibi ngibi bibereye hano muri kano karere ka Karongi. Rero abaturage benshi bavuze ati Imana ni ukuri kw'Imana, bano bantu bajyanye kwa muganga ntihagire umuntu uri buburiremo ubuzima. Ati ngiye rwose iyi mpanuka na n'ubu ngubu iracyandi mu mutwe, kubyakira byangoye. Ndareba nkumva nyine ndimo ndareba ya mpanuka za
modoka ebyiri zigongana. Ati n'ubu ngubu nanjye kwiyakira byankomereye byangoye. N'ibitekerezo byinshi rero abaturage bagiye batanga, hari n'uwagize ati njyewe sinzi impamvu muri iyi minsi hakomeje kugenda humvikana impanuka za hato na hato kandi zigenda zitwara ubuzima bw'abagiye batandukanye. Ati ni mu ndebere nk'abariya bantu bose bagera mu 10 bakomeretse. Ati ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Hari n'undi nawe wagize ati nimurebe ziriya modoka nazo ukuntu zabaye. Ati rwose mana wihangane nihagire umuntu burira ubuzima muri iyi mpanuka. Byinshi rero tukomeza kugenda dukurikirana byerekeranye n'iyi mpanuka, turagomeza kugenda tubapdatinga mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe mu byo muri mu byose bigiye bitandukanye, kandi mujye mwibuka kuduha n'ibitekerezo byanyu, nabyo ni ingenzi, haba ari ibishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho, nabyo bizajya bidufasha kugira ngo nyine dukomeze kugenda turushaho kugenda neza cyane 5 kuri 5. Imana ibane namwe.